Nitwa Perusi Munezero, nkaba ndi umukristo wa Kimisange, ndi umudiyakoni, nkaba nanahagarariye Ministeri y'Abana muri Mpuzabikorwa. Shimira Imana rero ko Imana yabitekerejeho ikabona nibyo bikwiye ko tuba turi kumwe uyu munsi. Yesu ashimwe. Haleluya. Ikintu naheraho cya mbere rero ndashimira Imana. Ndashimira Imana, shimiye n'abayobozi b'itorero bashimye ko uyu munsi ari nge turi buganire. Yesu ashimwe. Ntekereza ko bayobowe n'Imana kuko hari amagambo numvaga abyiga umutima wanjye, nahise numva ariyo dukwiye kuganira. Yesu ashimwe. Haleluya. Ikindi ndashima Imana ko ari Imana igira neza. Ndashima Imana ko Imana yampaye agakiza. Yesu ashimwe. Kuba atabizi, ndi umwana w'umusaza usengera hano, Pastor John. Muramuzi ukunda kubasuza ngo shalom shalom. Shalom shalom. Haleluya. Ndashima Imana yuko Imana yampaye agakiza. Ntabwo ari ibintu biri transmissible binyuze mu maraso ngo uvuge ngo uko papa wawe yari ameze cyangwa mama wawe yari ameze automatiquement ugomba guhita ukizwa. Nge ndashima Imana ko ari ubuntu nagiriwe. Haleluya. Haleluya. Ndashima Imana yuko nanjye yampaye agakiza. Sindi umwuzukuru wayo, ndi umwana wayo bwite. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana kandi nanone uyu mwaka 2025 ndi kuzuza imyaka 10 Imana inyubakiye. Ndashima Imana kuko Imana yangiriye neza kandi ikampa no kubyara hungu na kobwa. Ikireka ngishime nsindagira cyane yuko Imana yangiriye neza ikampa kubyara. Nagize ibibazo mu rugendo rwanjye rwo kubyara, ndumva bamwe hari n'ubuhamya muzi. Bamwe muri mwe hari abazi uburyo nigeze kubyara ku mezi 6. Ntago mubizi bamwe barabizi. Ndashima Imana kuko Imana yangiriye neza. Nge nagiye ngira ikibazo cya preeclampsia. Kuba rero uyu munsi mfite abana 3 nishimwe rikomeye cyane, mu mpera Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ngarutse kuri uwo mwana, yari umwana wa kabiri nabyaye ku mezi 6. Byari ibintu bikomeye cyane. Twabaye muri Faisal amezi 3. Bamwe barabizi, abari bari hafi yacu cyane mwagiye mubimenya. Turashima Imana kuko Imana yaduhaye kuvana y'umwana muzima kandi kishyura fagitire itari yoroshye. Imana ihabwa icyubahiro. Umwana ni muzima, afite ubwonko buzima, arakura. Ndashima Imana kubw'ibyo yakoze. Imana mwongere muyimpere icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndashima Imana kuko Imana ari umukozi w'umuhanga. Reka dusome ijambo ry'Imana, ne gutinda mu mashimwe, ariko nshima Imana kubw'ibintu byinshi bitandukanye. Imana yo mu ijuru, ibyumvira mu ijuru ndayishimye. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Muranyemerera ntago nsoma ahantu henshi, ariko nifuza ko nasoma twagezeyo. Urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto. Niho ndi buhere. Urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto, ibice byaho 5. Ndasoma imirongo 2 muri icyo gice. Ndasoma umurongo, eka nsoma 3. Ndasoma umurongo wa 15, nsome wa 17, nsome n'uwa 21. Reka dusome. Ndabona abantu benshi hano murasobanutse, muhita mwihuta mukamenya naho mushakira. Abakorinto, urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto, ibice 5, umurongo wa 15 haranditse ngo, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Umurongo wa 17 haranditse ngo, umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize,
dore byose biba bihindutse bishya. 21 haranditse ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka twihuse dusome mu Bagalatiya ibice byaho 2. Nabwo ni Pawulo urwo rwandiko warwanditse. Abagalatiya ibice 2. Ndasoma naho umurongo umwe wa 20. Ni amagambo Pawulo yanditse asa n'uri guha aba Bagalatiya ubuhamya. Aravuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri nge. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Maze munyemerere nubwo muri abasirimu tugerageze tujyane mujye munyikiriza. Yesu ashimwe. Aya magambo tugiye kuganira nayahaye umutwe uvuga ngo tubereho Kristo. Tubereho Kristo. Haleluya, haleluya. Tubereho Kristo. Aho duhereye mu Bakorino ibice 5 umurongo wa 15 handitse amagambo meza ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari indirimbo ntekereza ko mutapfa kumenya. Ahari wenda papa iyo aza kuba hano yari kumfasha kuko ntago nyine agira afite ukuntu yagiye atwigisha indirimbo ariko ukajya ahandi wayiririmba ukumva ntago bayizi. Ni indirimbo ya 354. Ndaririmba igitero kimwe na refre kuko tuba tutari kujyana kugira ngo nyine mutabihirwa. Ariko iraryoshye irimo amagambo meza cyane. Iravuga ngo Mana ishobora byose umva uko nkwinginga umpishurire Yesu menya ibyo yankoreye. Yarahemuwe ku musaraba humura amaso ndebe ko ari jye yazize. Yarahemuwe ku musaraba humura amaso ndebe ko ari jye yazize. Haleluya, haleluya. Uyu muririmbyi ari kuririmba wumva uko amagambo agenda urumva yari arimo asenga. Aravuga ngo Mana ishobora byose umva uko nkwinginga umpishurire Yesu menya ibyo yankoreye. Haleluya, haleluya. Abaririmbyi baririmbye Yesu. Ndashaka kuvuga ku kintu kimwe mu byo yadukoreye. Yaraduhaniwe. Haleluya, haleluya. Yesu yahaniwe ibyaha byacu. Imana ishimwe cyane. Amagambo dusomye Pawulo yari arimo yandikira bano Bakorinto. Ahari abona uburyo bari kumva ibijyanye no gukurikira Yesu. Arangije abona akwiye kubabwira neza ko Yesu yapfuye ku bwabo ndetse n'abariho bose
kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Imana ishimwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwira kuva mu iremwa uburyo Imana yaremye umuntu ikamutandukanya n'ibindi biremwa byose, ikamurema mu ishusho yayo, ikamuhumekeramo umwuka wayo kugira ngo ase nayo. Haleluya. Agire kamere nk'iy'Imana, ase nayo, asabane nayo. Nyuma yaho umwana w'umuntu aza kugwa, akora icyaha, ndetse Adamu Bibiliya itubwira ko yatuzaniye gucirwaho iteka. Mu Baroma ibice 5 umurongo wa 18 kumanuka hasi barabitubwira, batubwira uburyo Adamu wa mbere yatumye twokozwa cyangwa se dukurikiranwa n'urupfu kubw'icyaha yakoze. Ubundi ubusanzwe Bibiliya itubwira neza mu Baroma ibice 6 umurongo wa 23 haratubwira ngo ibihembo by'ibyaha ni iki? Ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Bene data duteranye muri iri teraniro, ndagira ngo mbabwire ngo Imana ni umucamanza utabera. Niba ivuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ni urupfu. Hari abantu bajya babivuga basa n'ababuraga, bakavuga batari ko usibye gukabya Imana yaturemye gutya, itugirira neza gutya, ubu koko tuzarimbuka ibyemere dushye. Ariko niba ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ni urupfu. U Rwanda ni igihugu cyiza. Mwarimu yari arimo atubwira ko turi mu cyumweru cyo gushima Imana. Hari byinshi igihugu cyacu cyagezeho uyu munsi twishimira, ariko ndagira ngo mbabwire ngo hari n'ikintu gikomeye cyane kuri iyi ngoma cyabayeho gikomeye. Hakuweho urupfu, igihano cy'urupfu. Ni ukuvuga ngo iyo ufunzwe, igihano cya nyuma gikomeye ni burundu. Ndabeshyara? Yego, sindi umunyamategeko, ariko igihano cyo gupfa cyavuyeho. Ndibuka jenoside ikirangira, nari umwana mutoya, ariko hari abantu barasiwe hehera kuri tapi ruje. Abajenosidere bari barahamwe n'icyaha, bagize uruhare, bakaba ari baruharwa. Abo barasiwe hehe? Kuri Rwanda. Umubwiye ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, yumva uburemere bw'urupfu, kubera ko amategeko yacu y'u Rwanda igihano cy'urupfu cyavuyeho, ariko cyahozeho. Hari n'ibihugu uyu munsi bigihanisha icyo gihano cy'urupfu. Bibiliya nayo ivuga neza ko ibihembo by'ibyaha ari iki? Urupfu. Umunyabyaha agomba gupfa, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi. Haleluya. 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 Imana ishimwe yohereje umwana wayo aza mu isi kugira ngo adupfire, atubere inshungu. Reka mvuge gatoya ku nshungu, ku gitambo. Umushumba araza kumfasha. Igitambo cyatangwaga mu isezerano rya kera cyabaga ari itungo ridafite inenge, cyabaga ari intama idafite inenge, cyabaga kidafite inenge n'imwe. Iyo wakizanaga, tuvuge ko iyo ari intama nzanye, nazaga kureba umutambyi. Mushumba egera hino udufashe. Murihangana, nababwiye ko ndi mwarimu w'abana, ntimuri abana, ariko
nkunda nyine materiel didactique, nkunda ibintu by'imfashanyigisho. Iyi ni intama nje kuyitamba. Iyo nazaga nageraga ku mutambyi, narangiza nkaza nkamubwira ko nzanye igitambo cyo guhongerera ibyaha byanjye. Iyo umutambyi yandebaga, yararebaga iyo ntama akayicekinga, yasanga idafite inenge, icyo gitambo akacyakira. Uko byakorwaga, narazaga nkatura, narasambanye, naribye, nararoze, narishe, narabeshye, nakoze ibi byose. Umutambyi agatransfera ibyaha byanjye kuri ya ntama itagira iki? Itagira iki? Inenge. Aha, ngo nabivugaga nyishyizeho ikiganza, nkayaturaho ibyaha byanjye byose, kugira ngo ibyaha byanjye biveho bijya kuri ya ntama. Ntibyarangiraga nyisubijeyo, yagombaga gupfa mu mwanya wanjye. Yesu yemeye kutubera igitambo. Igitabo cy'Abaheburayo ibice 7:8-9 bavuga uburyo Yesu ari igitambo kiri special. Yesu yemeye kwishyiraho ibyaha byacu. Ibyaha byacu byagiye kuri we. Haleluya, haleluya. Umushumba rero arakoze. Iyo umutambyi yamaraga kumusabira imbabazi, yafataga ya ntama akagenda akayikinja, igapfa mu mwanya wande? Mu mwanya wande? Wanjye. Mushumba murakoze. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu yaraje atubera igitambo, atubera umutambyi, kugira ngo ibyaha byacu bidukurweho. Ahabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Yesu yagize neza. Umwanditsi Yesaya yandika mu bice byaho 53, yaranditse avuga amagambo akomeye cyane. Munyemerere mpasome, ndasoma 20 yonyine, nubwo iki gice cyose gisa n'ikivuga imibabaro y'umugaragu w'Imana ari Yesu wahanurwaga. Reka nsome umurongo wa 4 n'uwa 5. Haranditse ngo, nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe, yemeye kwishyiraho ibyaha byacu, atubera igitambo, ababazwa ku bwacu. Haleluya. Korari Herimoni yaririmbye nyine iravuga ngo yaratubabariye. Hari uburyo nyine tubiririmba bitewe wenda n'umuziki cyangwa se n'uburyo injyana igiye. Bamwe na bamwe tukaririmba tutari kubyumva, twumva akaziki tugaceka umuziki, ariko Yesu yaratubabariye, yaratubabariye, yaratubabarijwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu yakoze ikintu gikomeye. Ngira ngo uyu munsi wongere utekerezeho, wongere ugitekerezeho. Yababaye mu mwanya wawe, ariko agamije kugira ngo nawe nubaho ubeho mu mwanya we. Hari inyigisho z'ubuntu butangaje
ubuntu butangaje ubundi si bibi si bubi no kubuvuga, ariko hari ababigoreka. Satani ni umugome, yanduje ijambo ubuntu. Iyo umuntu akivuga ubuntu uhita wumva za nyigisho z'ubuyobe, ariko twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera bene data. Usibye ko Satani ari umugome, yatumye abantu bafata inyigisho nzima bazihindura ibinyoma kugira ngo abantu nibabyumva bahita batokeshereza kuri. Ariko twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Yesu nashimwe. Haleluya. Hari abantu rero babufata bakabuhindura ukundi, bakavuga ngo Yesu yaratubabariye, yatubabariye ibyaha twakoze, ibyo dukora n'ibyo tuzakora. Uruhande rumwe ntibabeshya, ariko urundi ntago dukwiye gukora ubuntu ibyaha ngo ubuntu busage, ahubwo ubuntu bw'Imana butwigisha kureka kutubaha Imana. Imana itugirire neza. Haleluya. Niyo mpamvu nje kukubwira ngo impamvu Yesu yababajwe, impamvu Yesu yakubabarijwe, impamvu ni ukugira ngo nawe uhere kubeho utabayeho ku bwawe, ahubwo ubeho ku bwe. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, twaraguranye twe twambara gukiranuka. Kumwe twabivuze cyangwa twabisomye mu Bakorino ibice 5:21 haranditse ngo Imana yemeye guhindura Yesu icyaha. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha kugira ngo twebwe duhere ko duhinduka gukiranuka kw'Imana. Imana ishaka ngo tube mu mwanya wa Yesu, tubereho Yesu. Niryo jambo nakuzaniye, beraho Kristo, beraho Yesu. Haleluya, haleluya. Munyemerere nsome Bibiliya ijambo ry'Imana, wa murongo twatangiye, mwumve ukuntu havuga. Bibiliya ijambo ry'Imana rifite ukuntu abivuga Ikinyarwanda wumva cyumvikana kurusha nyine Bibiliya yera. Biba byiza rero kuzikoresha zose, iyo uzifite biragufasha. Abakorino cyangwa Abanyakorino ibice 5 umurongo wa 15 haranditse ngo ikindi yapfiriye bose kugira ngo abakiriho. Nawe urimo